Philadelphia Imana iratsinda. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose. Turayishimye kubw'uyu munsi wa none. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nkuko bisanzwe rero ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, kandi namwe ndabashimiye abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikira kugira ngo tubashe kuboneka kuri uyu murimo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo tubwire abantu imirimo yayo. Rero ndagira ngo ube hafi, ntujye kure, kuko ni umunsi Imana yakuremeye. Ni umunsi wo kwakira ineza y'Imana. Ni umunsi wawe, ni umunsi mwiza, ni umunsi urimo ukuboko kw'Imana, ni umunsi Imana yateguye ku bwawe nanjye. Ndagira ngo mube hafi twumve icyo Imana idushakaho. Turi kumwe rero n'umushumba wacu Serugendo Dismas. Reka tumusabe abasuhuze kandi anahere ko asengera ijambo ry'Imana tugiye kumva. Karibu. Turabashubuje bene data, Imana ibane namwe igitondo cyiza. Amen. Reka dusengere ijambo ry'Uwiteka tugiye kumva. Mana nguru, Mana ikomeye, tunejeje nawe kuko ruwera. Watugiriye neza muko kwezi ushize kwa karindwi, waraturinze turangiza kwezi amahoro, tutangira kwezi kwa munane. Uyu munsi ni tariki 2, tukaba tugeze ku mwanya mwiza yo kumva ubutumwa bwiza. Turabusengeye mu izina rya Yesu Kristo, weze kirere, weze mitima y'abadukurikira, weze murimo wawe Mwami, weze umukozi wawe ugiye kutubwiriza ijambo. Muka wera manuke kuri we atagaragara, ariko agaragara imbaraga z'umuka wera. Iri jambo rigira umumaro ku buri muntu wese, rikize, ribohore, risubize tena abantu ku mwanya, riongerera abantu kwizera, riongerera abantu imbaraga zo kugushaka. Uwo twirukanye ni Satani. Mu izina rya Yesu Kristo, mwanya nuwawe, utegeke kandi utugire neza. Mu izina rya Yesu tugusabye, amina. Amen. Imana iguhe umugisha. Nukuri mwese bene data, abo dukorana umurimo, abari hirya no hino, inshuti z'umusaraba, ndagira ngo nukuri dukomeze duhuguke twumve ijambo ry'Imana, kuko Imana idukura mu bwiza idushyira mu bundi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ni ibice byaho 15. Turahera ku murongo wa mbere, hanyuma turumva icyo Imana itubwiye tugeze ku murongo wa 6. Reka tubasome. Itangiriro gice cya 15, utangira ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Umutwe w'ijambo ratubwira iki? Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Murongo wa mbere. Aburahamu, ngo ijambo ravuze ngo Aburahamu yizera Uwiteka, ngo Uwiteka amusezeranya isezerano. Kubera ko yizeye, mujye mureka dusome ijambo ry'Imana tunaryumva icyo rishatse kuvugana natwe. Buriya kumva ni byiza, bitera kumenya. Iyo utumvise ntumenya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo gutega amatwi unabisengere. Mu ijambo ry'Imana haba harimo ibintu byose ukeneye. Ibyose ukeneye, kandi ubu ngubu hari umuntu turi kuvugana. Ujye utega amatwi buri nyuguti yose ibifite ikivuze imbere y'Imana. Bibiliya yavuze ngo Aburahamu yizera. Urumva? Yarizeye. Yizera Imana, yizera Uwiteka. Ngo Uwiteka amusezeranya isezerano. Kubera ko yizeye, Imana yahise imuha isezerano. Umurongo waho wa mbere. Reka tutangire. Umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti Aburahamu witinya, ninje ngabo
kukingirira Mm. uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu, witinya, nijye ngabo igukingiye. Ubu sinzi abantu bafite ibintu bibakingiye bishingikirijeho, ariko Aburahamu we ngo yari afite ubwoba. Hanyuma bwa bwoba Imana iraburebera imenya ko afite ubwoba. Igihe cyose y'umuntu akubwira ati witinya, humura, aba yakubonyemo ubwoba. Nawe babandi bose ubwira ngo witinya, hari umuntu ushaka kuvuga ati humura ndahari, witinya. Ni ukubera ko bamubonanye ubwoba. No, Imana iramubwira ngo Aburahamu, witinya, nijye ngabo, nijye murinzi, nijye uguproteje, nijye ukurinze, nijye uri kukureberera, ndi ingabo igukingiye. Murongo wa 2. Yego. Aburahamu aramubaza ati, mwami w'iteka, mwami uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ngincike, ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko. Urumva bagiranye ikiganiro, ari kugirana ikiganiro n'Imana. Imana rero ni umubyeyi. Abantu bayitinya bakayibwira bari kureba ku ruhande, bakayibwira bakanga kwerura ngo bavugishe ukuri, ngo Mana ngo wanyibutse, ikwibuke mu biki, ikwibuke mu bihe, jya udetaya, jya ubishyira ku murongo byose. Jya uvugana n'Imana nk'uvugana na papa, nk'uvugana na se, jya uvugana n'Imana nk'uvugana n'umubyeyi we. Mwese mwarabyawe, n'abataragize amahirwe yo kubana ababyeyi bababyaye, ariko wenda waranabyaye, ariko agaciro k'umubyeyi ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yaganiriye n'Imana, yari yisobanukiwe, yizera Imana yamuhamagaye. Yizera Imana. Imana iramubwira ngo witinya, nijye ngabo igukingiye, nzaguha ingororano, nzaguha ibihembo, nzagushyigikira, nzagufata amaboko, nzakugirira neza. Aburahamu aravuga ati, mwami Imana, uzangirira neza ute ko ngenda ndi incike, kandi Eliyezeri wavukiye iwanjye mu rugo ari uzazungura iby'urugo rwanjye. Kandi niko byari bimeze. None si ubwo Aburahamu ko yari umutunzi, yari afite ibintu byinshi, yari afite umugisha w'ibigaragara n'ibitagaragara, Imana yari kubigenza ubu igihe cye kigera cyo gutaha, umwana wari waravukiye mu rugo rwe ari kuzaragwa ibye kuko niwe mwana. Murongo waho arayibwira ati, agirana n'Imana ikiganiro, arayibwira ati, nicyo uzangororera ndi incike. Kuko yumbwira ngo uzampa ingororano ikomeye cyane, no gutinya, ntabuzwa n'icyo ubwoba. Iyo ndeba ibintu ntuze, nkareba ibintu binshyigikiye, bindundarunzeho, nkabona amazu, nkabona amataje mfite, nkareba amatungo noroye, nkareba ibintu byose, nkareba ibiraro, kandi ntagira uwo nzabisigira, ubwo urumva ntabuzwa n'icyo ubwoba. Mujye mureka tubwize Imana ukuri. Imana ni papa. Hanyuma ngo Imana rero iramubwira ku murongo waho wa 3. Ku murongo wa 2, Aburahamu aramubwira ati, mwami w'iteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi Eliyezeri, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko. Ati murongo wa 3 niho tugeze. Murongo wa 3, ku icyo gice cya 15 itangiriro. Ego. Ati dore nta rubyaro wampaye. Dore nta rubyaro wampaye. Kandi wavukiye mu rugo rwanjye
dore nta rubyaro wampaye kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. azaragwa ibyanjye. Umurongo wa 4. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzaragwa, niwe uzabiragwa. Umurongo wa 5. aramusohokana aramubwira ati rarama urebe ijuru ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara ati urubyaro rwawe nuko ruzangana. aramubwira ati sohoka urebe. hanyuma ngo Aburahamu arasohoka ati rarama. Aburahamu ararama ati reba rero izo nyenyeri uzibare urebe niba wabasha kubara. Nukuri kubara inyenyeri ntabwo byakoroha, nawe uzararama urebe, uzareke no kurarama urebe na za zindi zicwiragira mu kire aho ngaho imbere yawe zizunguruka, ntabwo wazibara ngo zishobore. noneho Imana iramubwira iti Aburahamu, uravuga ngo nta rubyaro naguhaye, uravuga ngo Eliyezeri niwe uzaragwa ibyawe niwe uzabizungura. Ngwino rero sohoka. ngo Imana iramusohokana iramubwira ngo rarama, ngo ararama, iramubwira ngo zibare barurebe niba wabasha kuzibara. ngo Aburahamu aratangira arabara, yabara akabona ari kwizungurukaho, yageza ku 10, yageza ku 20, yageza kuri 30, bikongera bikicanga kubera ubwishi bwazo. aramubwira ati ntabyo nashobora. Imana iramubwira ngo nukubyaro rwa ruzangana. Imana ishimwe kwitunze, Imana ishimwe ko ari umutunzi w'imbabazi, Imana ishimwe ko ari umutunzi w'imbabazi. Imana irihagije, ifite ibintu byose. Rero mureke twizere, mwizere Imana. Yesu yaravuze ngo mwizere Imana, ngo kandi ngo nawe tumwizere. ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngo yaba adahari ngo aba yarabitubwiye, aba yarabivuze, aba yaravuze ngo nta kiriyo, aba yaravuze ngo yararangiye. ariko aravuga ngo nimwizere Imana nanjye munyizere. niko Kristo yasize avuze ngo nzagaruka kubajyana, ngo kugira ngo ahondi namwe abariho muba. mureke tugire kwizera. Umurongo wa 6. ngo nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Imana ishimwe. nuko Aburahamu ahera ko ashyira umutima mu nda, arebye, atekereje urugendo yagendanye n'Imana, atekereje uburyo Imana itigeze imubeshya. muribuka ko Imana yari yaramukuye muri Uri Bakarudaya ikamuzana, ikamubwira ngo Aburahamu imuka, haguruka ugende. Imana yari yaramuhagurukije mu muryango we, imuhagurutsa mu nzu ya se na nyina, imuhagurutsa muri famiye ye, iramubwira ngo nagende. ariko imuha isezerano, iramubwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha, umugisha nzawuguha, wowe nuwimuke, we nuve muri ibyo urimo, we nuve aho hantu, we nuve muri abo bantu, we niwitandukanye, we nugira ibyo ureka, we nugira ibyo uzibukira, nzaguha umugisha. Imana yari yaramusezeranije umugisha. ibintu Imana yakubwiye birahari, ibintu Imana yakubwira bifite, ibintu Imana yakubwiye biracyahari. ntugire ubwoba, wizere Imana, uyihanga amaso, wizere Imana, uyitumbire, wizere Imana. Imana irashoboye,
iramubwira ngo Aburahamu, nzaguha umugisha, nzakugirira neza, nzogeza izina ryawe kugira ngo rizabe umugisha, n'abazawukwifuriza bakavuga bati yo runaka Mana urakoze kumugire neza, urakoze ko yabonye inzu, urakoze ko yabonye amafaranga, urakoze ko yabonye agakiza, yari amaze iminsi ari umupagane, yari amaze iminsi yaraguye, urakoze ko amugaruye mu murongo, urakoze ko yagiye muri korari, urakoze ko asigaye ahamya, urakoze ko yavuye mu kabari. Abo bose bazanezezwa n'ibintu byose ndi kugukorera, nabo nzajya mbaha umugisha. Haleluya, haleluya. Mureke twizere Imana, mureke twizere Imana, tuyihanga amaso, tuyiringire, tuyibwira abantu, tubwira abantu imirimo y'Imana. Imana iramubwira ngo Aburahamu, uwo nguwo ntabwo ari we uzazungura iby'urugo rwawe, ntabwo ari we uzabiragwa, ahubwo wa wundi uzabyara agakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzaragwa ibyawe. Imana ni urukundo, Imana irazirikana, Imana irashoboye, nta kintu kinanira. Yashatse kukugirira neza, nta wayikoma imbere. Yashatse kukwiyereka, nta wigisha inama. Yashatse kukuramburira ukuboko, nta wayibuza. Imana igira neza, Imana irashoboye. Mureke tuyihanga amaso, mureke tuyizere, mureke tuyiringire. Ni Imana ishobora byose, ni Imana itananirwa, ni Imana yumva gusenga. Imana yacu ishimwe. Uyu mugabo Aburahamu yubashye Imana, yarayizeye ngo Uwiteka amuhaniriza no kwizera. Imana irazirikana, yibuka Aburahamu ko yayumviye, yibuka Aburahamu ko yimutse, yibuka ingendo yagenze, yibuka ibicaniro yacanye, yibuka indaro yaraye. Imana yacu irazirikana. Mureke twizere Imana, twizere Imana. Imana irahari, Imana irashoboye. Iyo ndwara yayigukiza, Imana irashoboye. Ubwo bukene yabugukuramo, Imana irashoboye. Urwo rubyaro yaruguha, Imana irashoboye. Yaguha amafaranga, yaguha ubutunzi, yagutungisha, Imana irashoboye. Yaguha agakiza wayizeye, ukikubita hasi, ukarambara, ukazamura amaboko, ugatsindwa, ukayibwira ngo ndananiwe, ukayibwira ngo ndananiwe, niwe niringiye. Ukayibwira ngo abantu baranshutse, abantu barampemukiye, ariko aho bigeze ndagarutse. Ukizera Imana ko ishobora byose. Imana yaguhaniriza no kwizera. Bene data, mureke dukunda Imana, mureke tuyikomezeho, mureke tuzirikane ineza yayo, mureke tuzirikane aho yadukuye, mureke tuzirikane imirimo yayo. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu nishimwe. Ndashimira Imana, ndumva nshimye Imana mu mutima wanjye, ndumva nejejwe no kubana n'Imana, ndumva nejejwe no kuvuga Imana. Imana data nihabwe icyubahiro. Ngo Aburahamu ngo arizera, ngo Imana imuhaniriza no kwizera. Nubwo yarageze muri za bukuru, nubwo yari amaze gukura, nubwo yari akuze, Bibiliya itubwira ko yari amaze gukura. Ibyo Imana yamubwiraga ntabwo byari ibyo kwizerwa ubundi, nuko byari byavuzwe n'umugabo ukomeye, n'umugabo w'umunyembaraga, n'umugabo uri hejuru y'abandi bose. Ubundi yarashaje, yarageze muri za bukuru. Nawe urareba, ukabona imyaka iragusize, ukabona igihe kiragiye, wirirwa urwana n'igihe, ariko wirwana n'igihe. Izera Imana, wirirwa urwana n'igihe, uvuga ngo birananiranye, dore biranze, ndanashaje, ntago nabyara, mu myaka maze ntago byavamo. Ariko nje kukubwira ngo wizere Imana, wizere Imana. Ushobora kuba waracuruje ugahomba, ushobora kuba waracuruje bikanga, ariko wizere Imana. Imana iraguhaniriza no kwizera. Ushobora kuba warashatse urushako rukakunanira, ariko wizere Imana. Ushobora kuba warwaye, ufite indwara umaranye igihe kirekire, ukaba warivuje, nta buriro utarageramo, ariko nanone nturapfa. Wizere Imana, Imana irashoboye. Mwene data, nkuzaniye itangazo riturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Ijuru ritanze, riravuze ngo niwizere, niwizere Imana,
muri iki gitondo Imana ikeneye umugabo ufite kwizera, ikeneye umugore ufite kwizera, ikeneye umukobwa ufite kwizera, ikeneye umusore ufite kwizera. Wizera Imana. Imana iraguhaniriza no kwizera kwawe. Nyemerera wizere, nyemerera usaba Imana, nyemerera upfukame, nyemerera ucishwe bugufi n'ijambo ry'Imana. Wararwaye uradohoka, wararwaye wumva ubivuyemo, wari umuririmbyi urabireka kubera uburwayi umaranye igihe, warashomereye iby'agakiza urabiparika, warashomereye tangira kuvuga ngo byose ni hahandi, ariko yikomezeho. Ntabwo byose ari hahandi. Nta muntu ugwa mu maboko y'Imana, nta muntu ugwa imbere yayo barahakirira, imbere yayo barahahembukira. Uyu mugabo yikomeje ku Mana, aragenda arahaguruka ava mu muryango we, agenda yizeye atazi yajya, yizera Imana gusa. Ariko igihe kiragenda kigaragara yuko bitazashoboka. Abantu baramurebaga bakabona bitazakunda, bakavuga bati nukwiyakire, nuko bijya bigenda, ntabwo ari we wenyine, ihangane, n'abandi nuko, na runaka nuko byamugendeye. Ariko wowe wizere, ibyawe ni ibyawe, ibyawe ni ibyawe n'Imana yawe. Wowe kwizera kwawe kuragukiza, kwizera kwawe kuraguhagurutsa aho hantu, kwizera kwawe kurakwambika wari wambaye ubusa, ariko kwizera kwawe kuraguha imyambaro wari umaze gucogora, ariko kwizera kwawe kuragutambutsa wari umaze kwirambirwa, ariko kwizera kwawe wakire kwizera nk'ingabo igukingira, kurakuzamura, kurongera kukwagura, kurongera kuguhesha akazi, kurongera kuguhesha igikundiro. Abantu bari barikurekuye, abantu bari barakurambiwe, ariko rero narije kukubwira ngo wizere gusa, wizere Imana, wizere Imana. Aburahamu yarayizeye, Imana imuha isezerano, iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri zo mu kirere, urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Kandi niko byagenze, turi mu rubyaro rwa Aburahamu. Imana ishimwe kwigishyigikira kwizera k'umuntu ikakubyaza umusaruro. Imana ishimwe ko Imana ijya yumva gusenga. Imana ishimwe ko Imana izirikana. Imana ishimwe ko Imana igira neza. Imana ishimwe ko Imana ishobora byose. Reka dusoreze kuri iri jambo riri muri ahangaha nyine muri mwitangiriro ibice 21. Aho ngaho ibice 21 dusome ku murongo waho wa mbere. Itangiriro 21 umurongo wa mbere. Mutwe w'ijambo ratubwira Sara abyara Isaka. Sara yari muka Aburahamu. Sara nawe yarashaje, Sara nawe yaramaze kunanirwa, Sara nawe nta rubengukiro yari agifite. Ariko biravuze ngo Sara abyara Isaka. Murongo wa mbere. Uwiteka agenderera Sara. Uwiteka agenderera Sara uko yabivuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranije. Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranije. Tukomeze. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigize gute yemwe? Kigeze. Igihe cy'Imana kigeze. Ni wizere. Aha iri jambo ryamfashije cyane. Iri jambo ryamfashije cyane. Iri jambo ryamfashije, ryanyongereye kwizera mwene data. Ryanyongereye kwizera n'ukuri. Ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Ibintu Imana yavuze niko bizagenda. Ntuzarwana ushaka kuyihindurira no kugoragoza.
ntuzavuge ngo buriya ngo yabivuze mbere none ngo urabona ko imyaka itambutse kamemoya. Ntuza, Imana niyo kwizerwa. Imana iguhe kwizera. Imana iguhe kwizera. Imana iguhe kwizera. Urugo rwakunaniye, Imana iguhe kwizera. Abana barakuruhije, Imana iguhe kwizera. Akazi babona kakuburabuza, Imana iguhe kwizera. Bose baba baragushoboye, Imana iguhe kwizera. Uhagarare mu cyuho cyo kwizera. Imana izakugirira ibyo yavuze. Ibyo yavuze niko izabigenza. Imana iguhe kwizera. Abarozi barashaka kukumenesha aho utuye, Imana iguhe kwizera. Nihe uzimukira se batari? Ntaho. Ni kuzimu babayo. Kandi igihe cyo kujya mu ijuru nikiragera. Ukiri ku isi rero ubuteye intera mu ntambara, we wizere gusa. Imana izakurindira muri ubwo buzima. Imana izahagutabarira. Imana izahakunamurira. Imana izahagukiriza. Uzahakirira ukuboko kw'Imana. Uzahura n'Imana. Wizere. 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 Hari ibikunaniye. Hari ibigucanze nk'uko ab'isi bavuga. Izere Imana. Uyu Sara nawe byigeze bimucanga ngo biramuyobera ngo araseka. Igihe abashyitsi bari bamusuye bamaze kubagaburira ngo barabuze ngo Aburahamu, madamu wawe ari, ngo aramuhamagara. Bari bamaze kubazimanira, kumbi bari abantu b'Imana. Arangije ngo aravuga ngo madamu, mu mwaka utaha nk'iki gihe yabagaburiye. Aburahamu yarababonye arabahata. Buriya hari imirimo myinshi, agakiza, kwizera, tukakuvanga n'umurimo, tukakuvanga no kugwa neza no rukundo, tukagenda tuvanga ibintu by'Imana byose tubyiyegereza urukundo, imirimo, ibintu nk'ibyo, kugwa neza, koroha, guca magufi, ibintu byose tukabyiyegereza tukabituramo. Bituma Imana ikora, bituma Imana ivuga, bituma Imana ibana nawe. Hanyuma ngo Aburahamu yakiriye babashyitsi, arabwira ati nimuze rwose, ngo barabamarayika, nimuze karibi iwanjye. Batereka reka ntabwo tuje iwawe. Oya ndabibona nimuje iwanjye, ariko mwica ku rugo, nimubanze mukarabe muruhuke, murananiwe. Ngo arabahata. Se buriya wowe ujye uhata abashyitsi ngo baze bagusure? Cyangwa nukuhamagara ati nje kugusura umubwira ko udahari? Buriya ujye uteka neza ukumva utabirya wenyine, ukumva wawushyira mu gisuperi, mu gisorori, ukagabura mwene so. Buriya ujye ubona ku mugisha ukumva utawurangiriza mu nda yawe n'abana bawe n'umutware wawe cyangwa se n'urugo rwawe. Ujya wumva wagabanyaho ugasangira na mwene so. Ujya wareba muturanyi, buriya amaso yawe ajya areba umuturanyi. Bana barayishakisha, barayihendahenda, bagira imirimo myiza. Bagira imirimo myiza ituma Imana yihuta kuvuga, ituma Imana yihuta. Uyu mugabo yagiye ahendahenda Imana, yinginga, ayiguyaguya. Imana barayihendahenda, Imana barayinginga, Imana bayicira bugufi. Hari ukuntu umuntu yoroha, umuntu agaca bugufi, umuntu akiyoroshya, bigatuma Imana iza. Yo yaje kandi ntigenda ityo, igira ikintu ikora. Haleluya! Imana ishimwe. Imana iguhe kwizera. Ariko utizera ibyo ntiwabikora. Nta mirimo myiza wagira, nta rukundo rwakubamo, nta mbabazi zagwira muri wowe. Kwizera byonyine nibyo biturehereza ibyo byose bikaza bidusanga. Imana iguhe kwizera. Imana iguhe kwizera, ikongerere kwizera Imana. Wizere Imana, wizere Imana rwose. Uyu Sara, Bibiliya ivuga ngo Sara abyara Isaka, ni isezerano yari yahawe. Amubwira ngo madamu, bamaze kurya, yabahaye amazi bakarabye, abatekera ikimasa cyoroshye, bararya. Hari n'abantu babona abashyitsi bari guteka inyama bakazihorera, ugahita avuga ati
umva nimushyireho ibishyimbo kazajya kuzihaha kandi gahunda kwari ukurya inyama kazazihaha babashyitsi bahagurutse suko bigenda Mana barayishakisha muri wa mushyitsi wasanga yari arimwe Imana ko Yesu yaravuze ngo naragusuye ngo wanga kuma karibu nari kwa muganga ntiwigeze usura uzavuga uti mwami Yesu wasuye ryari ko ntigeze nkubona ngo umwe muri mwe igihe yazaga agakomanga akavuga ngo mwiriwe ugahita ukinga ukavuga ngo duhuriranye nsohotse burya nige waruje none se ko mbishimye igihe wagiye kwa muganga ni ryari Yesu ko ntigeze nkubona kwa muganga ngo cyagihe mwene se yakubwiraga ngo ndi mu bitaro akarinda avayo utamugezeho burya ni jewe rero hari ibintu byiza tugenda dukora dusura abarwayi tureba bene data babyaye tubareba umuntu arabyara akarinda ava kwa muganga naho mu rugo umwana akazarinda agenda muturanye kandi uri umukristo ukavuga ngo ukunda Imana utarareba Imana ikongerere kwizera umenye neza ko Imana ari urukundo Aburahamu rero na Sara ngo bagiraga urukundo hanyuma bakagira no kwizera Imana bakunda Imana buryo umuntu w'imukunda umwizereramo yukunda umuntu uba wizeye ko ibintu byose byagenda neza yukunda umuntu arakubwira ati ngaba abantu bansigaranire akavuga ati ntacyo ndagiye ariko abana mu bajyane kwa runaka ukizera ko runaka gusigaranira abana akabagaburira akabakarabya kubera ko amukunda rwa rukundo umukunda rutuma umukorera ibintu byose n'Imana rero kwizera urukundo tuyikunda rutuma tuyizera Imana iguhe kwizera Sara ngo abashyitsi baramusuye nibyo nanjye kukubwira arangije bamuha isezerano nabwo bati mada Aburahamu hamagara umugore wawe azi ngo Sara araza aravuga ati mwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu ngo araseka araseka gaseko agatwenge karimo ibintu byinshi nkaho kavuze ati nimwirire mwigendere bantu b'Imana ariko bamwe turasetsa toya ntabwo nsetse ati niko bizagenda hanyuma rero Bibiliya tubwiye ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze yari yarabimubwiye Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranije yari yaramusezeranije ko umwaka utaha hazaba akikiye umwana w'umuhungu Sara arabyizera yizera ko ari Imana ivuganye nawe yari yaracuze yarashaje yari yujuje ibyangombwa byo gusaza ariko kubera kwizera Aburahamu na Sara bizeriyo ibaha umwana bageze muri za bukuru nubwo amagambo yaramaze kuba menshi urumva ngo nubwo amagambo yaramaze kuba menshi ariko ngo Aburahamu na Sara bizeye iyo Aburahamu na Sara barayizera ibaha umwana bageze muri za bukuru kubera kwizera gusa Imana iguhe kwizera ikibazo ntabwo ari iyo ndwara ikibazo si ubushomeri ikibazo si akazi wabuze ikibazo si icyangiro kikuriho ikibazo si abaturanyi bakwanga ikibazo ntabwo redonesi kavaya zeredo rekotia la dore ikibazo ufite ni ukutizera ikibazo si imyaka ufite bavuga ngo ni myinshi ngo umaze kuba 45 ngo ni 50 iyo myaka babara cyo kibazo ikibazo ufite ni kimwe ni ukutizera Imana rero nyemerera muri iki gitondo tugusengera Imana ntabwo Imana uzayibona kwicaye imbere igenda mu bakozi bayo turi abambasaderi bayo turi intumwa ibidutumye bavuganye natwe hari umuntu ubwiwe hari umuntu ishaka ngo yizere Aburahamu na Sara bizeriyo ibaha umwana bageze muri za bukuru niko Bibiliya ivuze
Bibiliya ni kwivuze mu bice 21 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranije. Sara asama inda y'Aburahamu ashaje. Babyarana umuhungu igihe cy'ikiremwe, igihe Imana yamubwiye kigeze. Kuko yari yamubwiye umwaka utaha, kuko yari yavuze umwaka utaha, yagombaga kubikora umwaka utaha. Aho kubera icyo ushaka ko Imana igukorera ibyo yakoreye runaka, izagukorera ibyawe. Ibya runaka byari iby'uyu munsi, byari iby'ubushize, byari ibyo mu kwa 7, ariko wowe ibyawe ni ibyo mu kwezi kwa 8. Ibyawe byari iby'uku byo kwa 8, ibyo rero byo mu kwa 7 byari ibya runaka. Igihe Imana yavuze kigeze, Sara abyara, arasama abyara Isaka. Igihe Imana yavuze kigeze, abyara Isaka. Igihe kijya kinanira abantu, igihe kikananira abakristo kikabazonga. Kandi ntabwo uzabona, hari ibintu Imana idashobora gukora mu ikosa, nta kosa igikora. Imana ihora ikiranuka. Rero ntabwo uzabona Imana ikoze mbere y'igihe cyangwa nyuma y'igihe. Imana ikorera ku gihe, ntabwo ikora nyuma y'igihe, ntinakora mbere y'igihe. Imana ikorera ku gihe. Igihe cyayo kigeze, warayizeye, Imana irakora. Turashaka kubasengera. Kwizera kwaragushiranye, ibyo Imana yakubwiye byagushizemo, ariko je kugutangariza ngo yavuganye nawe niyo kwizerwa. Ibyo Imana yakubwiye byaranamutse, byaragurutse, uri kubona ukabona byavuzwe n'abantu, ariko ntabwo ari abantu babivuze, byavuzwe n'Imana. Igihe kigeze, Sara asama inda y'Aburahamu, ngo kandi ashaje. Bibiliya bivuga ikintu mujye mucyemera mu kirokaje, ashaje. Abyara Isaka igihe cy'Imana kigeze. Ndashima Imana kugira igihe. Ndashimira Imana kugira igihe. Ndashimira Imana kugira igihe. Gira igihe gakora, kibuka ikazirikana ikavuga ngo navuganye n'umuntu wanjye. Hari umukobwa navuganye nawe, hari umubyeyi, hari umugabo, ikamenya ko hari umuntu wayikomejeho akayizera. Abantu bakavuga ibigambo agaceceka, abantu bakamugira inama agaceceka, agategereza. Tugiye gusenga, ariko igihe cy'Imana ntago kizarenga. Guma mu kwizera, izera Imana. Igihe cy'Imana ntikizarenga, guma mu kwizera, wizere yaguhamagaye niyo kwizerwa. Reka dusabe umushumba wacu asengera abantu bumva batagifite ibyiringiro, bumva nta kwizera bagifite. Maze shitani yagiye kugushuka arakubwira ngo ariko ntureba. Nyamara kwizera niko kudukiza. Ibyo rero ayo majwi yandi uyihorere, wowe wizere icyo wavuganye n'Imana. Arasengera n'abantu batazi n'imvugo y'Imana, nta nubwo babizi ibyo, ariko bakeneye ubutabazi, bakeneye amahoro. Abo bantu rero barabanza bakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Bavuga bati ibyo turabiretse, byo twirutsemo, abapfumu twirutsemo. Ndakubwiza ukuri, nta mahoro wabona adaturutse ku Mana. Ntaho wayakura izi. Imana ni imwe, uyizere. Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera izakwiyereka. Reka rero mushumba basengere, Imana ibongerere kwizera. Bashaka gukizwa bakizwe, Imana ibaha ubugingo, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma abarwayi bose bizere Imana ko Imana ikiza. Abashomeri, abafite ibibazo bitandukanye, abanzwe n'imiryango, abahura n'inzozi mbi, abahura n'imyuka mibi,
abo baroga, abo bose abavuye mu ngo zabo, abashenye ingo, abafite ibibazo, abakora ntibikunde, mwizere Imana guhera none. Imana irashaka kurema ikintu gishya. Karibu. turagushimiye Mana nguru, ushimwe kubwira ijambo ryawe kubw'uyu munsi mwiza. Tusengera ubwoko bwawe baduteza amatwi mu izina rya Yesu Kristo. Mbere ya byose ubanzo tubabarire itorero, tubabarire abakozi bawe, utubabarire abanyamasezerano bose aho bari, ubabarire kubera ko twatakaje byiringiro. Benshi basubiye nyuma, benshi bavuye mu bushaki bwawe, benshi barananiwe, benshi barasakuza, ariko ubabarire itorero ku bantu bitwa abanyamasezerano. Mu izina rya Yesu weze utunganye abo mu itorero, utunganye abatarakizwa nabo bagenderere, maraso bibeze, ubahe kukwemera kuko ari we Mana kandi ari we ushobora byose. Tusabye imbaraga mu itorero, mbaraga mu bakozi bawe, mbaraga mu bakristo, ubongerere kwizera. Abantu bose bafite amasezerano ubongerere kwizera. Twongere twizeye ko uyihanganira bimugerageza, namara kwemerwa yambikwa ikamba ry'ubugingo. Uri Imana utabesha, uvuga ibintu ukateganya igihe cyo kubikora. Ariko itoro rirananiwe, itoro riracogoye, itoro riracika intege. Niyo mpamvu tubasabye tena imbaraga zo gukomezwa nawe mu kwizera ko ari we Mana kandi ari we ufite urufunguzo. Twirukanye Satani mu mitima y'abakiranutsi, dusenge abasubiye nyuma, dusenge abacitse intege banyamasezerano, dusabira agakiza abatarabona agakiza nabo bahe agakiza. Abari mu bibazo bibakomereye ubongerere kwizera. Abarwayi bababajwe n'umubiri ubongerere kwizera. Abarari inzara ubongerere kwizera. Ababona ko byacitse ubongerere kwizera, bamenye ko ku Mana byose birashoboka. Twirukanye gusa amajwi ya Satani, dusabye itorero imbaraga, abakozi bongere bashyiremo imbaraga zo gukomeza basubira inyuma, zo gukomeza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Weze igihugu cyacu kirinde, urinde abatuyobora, urinde abayobora amatorero, urinde mipaka, urinde kirere. Mana urakoze kubwira ijambo, reka rituberere umugisha, reka ritugarure tena ku mwanya wayo. Mukozi wawe nawe umwambike imbaraga, nawe buriya umwongerere kwizera, umwongere n'amavuta, kandi utuwe kuba maso tubashe kurindira igihe cyawe. Urakoze, tugusabye twizeye kubw'izina ryawe Yesu, amen. Amen, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibongere kwizera. Reka rero tubahe telefone zacu tugendana kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Mu buryo burambuye ni 0788 50 98 944, 0788 50 98 944, na 0722 74 34 931, 0722 74 34 931. Philadelphia, Imana iratsinda.